Imana ikurinze gusara. Mama we ninde? Uyu mwana yaragiye kuzajya agutinyuka agafata icyemezo cyo kugira gukubite kandi uri mama wiwe. Afite imbaraga zimutera uyu mwana zituruka ahantu mu majyepfo ndi kureba. Imana irambwiye uyu mwana abadayimoni bari baramwambuye ubwenge, Imana imuhaye ubwenge. Haleluya. Hari n'ikintu cyamfataga nkajya nsuzugura mama. Hari ikintu ngo cyamufataga akajya asuzugura mama we. Ikindi hari n'abana bo ku ishuri bansebya, Imana imfashe ntibazongere kunsebya kuko mu rugo turi abakene. Yo, umaranye igihe kinini agahinda mu muryango iwanyu, nta n'umwe wagutabara? Nawe bose Samura mikorofone tuvuga. bose baranyanze kuva umugabo yagenda. Umugabo wawe yaragiye? Umugabo wawe Imana irambwiye ngo mubabarire nawe siwe kuko baramuroza. Naramubabariye. Icya kabiri, iki cyumweru tugiye kwinjiramo umugabo wawe agiye kugaruka. Haguruka nkubwire nguha amakuru. Mbega tumuha amakuru. Umugabo wawe umunsi umwe yaravuye kwiyogoshesha muri salo. Umudamu witwa Kibonge yaramukurikiye. Uwo mudamu afata umutsatsi we awujyanira umurozi. Uwo murozi arangije aravuga ngo uwo mutsatsi barawutwika. Bamaze kumutwika baravuga ngo uyu mugabo witwa Domiyani. Domiyani ninde? Umugabo wanjye. Umugabo wanjye. Imana ishobora. Arangije aramurogesha aravuga ngo sinifuza kuzabona wongeye gutambika iriya nzira ijya kuri uriya mudamu. Uyu munsi tuvugana si uko umugabo wawe akwanga, ariko yabuze imbaraga zimukurayo. Nibyo. Buri munsi turavugana tugahana n'igihe azaza kunsurira. Nimba bimenye uwo mugore we simbizi, najya muhamagara kuri telefoni ntafate telefoni. Haleluya. Aho utuye bari bagiye guteza cyamunara. Imana irabwira ngo ntibazateza cyamunara. Imana ihagaze kuri iriya nzu, ntabwo bazateza cyamunara. N'icyo Imana ivuganye nawe. Besasira na Costa Sita Lawini iravuze ngo iyi nzu yahagazeho ntabwo bazateza cyamunara. Oya baba kasakata. Umva, Imana irambwiye hari amadolari 950. Amadolari 950 ugiye kwakira. Uremi deni jangahe? Mnagwaye mikoro tuvugana. Mama deni muri sako hafi 500. Umugabo yafashe sinabonye yashyize arigendera. Uremi deni jangahe? 470. Ariko bagiye bashyiraho na mande no mu makoperative ndima yo kwishira abanyeshuri birirwa bandega ariko Imana irambye ngo byose irabyishuye. Ikindi Imana iguhaye abatera abana bawe. Imana ipanze abatera nkunga ku bana bawe. Dukomere Imana washimye. Uko amasaha ari kugenda yicuma, nicyo Imana iri kugenda itegeza mu masezerano yawe.
ongera uzamure haleluya. yaratwimanye Yesu itubihumbi n'ibiko yaratwimanye Yesu itubihumbi n'ibiko hakandi sibanga barabizi tuzamure haleluya. reka mujye kwicara ngere tuzamure haleluya. imana igutabariye mu maso y'abanzi bawe, turayishimye. hahigwa ibyo wabwiwe n'umwami imana ko bizasohora. Yego. ibyo imana yakubwiye bizasohora. Haleluya. niba ari imana yavuganye nawe, Yego. abarozi ntibagutera ubwoba. Haleluya. abakurwanya ntibagutera ubwoba. abagusebya ntibagutera ubwoba. abakugambanira ntibagutera ubwoba. imana yawe iracyakomeje umugambi wayo kuri wowe. Turayishimiye. haguruka mama. Yes. tera haleluya. muhereze mikoro Fiona tera haleluya. 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 tera intambwe 3 uvuge ngo imana inkuyeho igisuzuguriro. vuga ngo imana inkuyeho igisuzuguriro. Imana inkuyeho igisuzuguriro. abantu bansuzuguraga Abantu bansuzuguraga. ngiye kwinjira mu gihe cyanjye. Ngiye kwinjira mu gihe cyanjye Ngiye kwinjira mu gihe cyanjye. kuko ari imana ibivuganye nanjye. Ari Imana ibivuganye nanjye. Haleluya. Amen. mama, Karama. imana irambwiye ku musozi aho utuye ugoswe n'abarozi, kandi abo barozi bakugose bararahiye baravuga ngo ntabwo uzigera ugira itungo mu rugo iwawe ngo ribeho. ndabona iwawe mu rugo ndahabona ikiraro cy'inka, ariko icyo kiraro cy'inka cyambaye ubusa nta nka irimo. ibyo bintu niko bimeze. Niko bimeze nta nkirimo. Kandi nari nyitunze ariko nari nzitunze ari nyinshi. igihe cyose watungiye inka ntabwo zigeraga zibyara na rimwe nkayigurisha ikabyera. mbega tuvugane n'imana. Yego. zamura icyubahiro, zamura haleluya. imana irambwiye, imana igukuyeho abarozi kandi ugiye kongera gutunga niko ivuganye nanjye. icya kabiri imana ivuganye nawe, mu bana bawe hari umwana ndi kubona w'umukobwa umurozi yahagurukiye araroga bitoroshe. ndabona ameze nk'umukazana wawe. Yego. arahari? Arahari. N'ubu araryamye ari mu buriri. ukigera mu rugo urasanga yahagurutse ari muzima. ikimenyetso umva, ikimenyetso imana impaye, jya mu gakapu kawe. wazanye agakapu? Yego. harimo ifoto y'uwo muntu yinzanire. Haleluya. wanyeretse ineza, ineza, wanyeretse ineza Ihambaye. wanyeretse Wanyeretse ineza.
arashoboye. tuzamure haleluya. Imana irambwiye wirira mama. nshimiye Imana. Reka manze nguhanurire. Mu bana ufite hari umwana muto w'umusore ndimo kureba uwo mu muryango, ndabona baramuteje kunywa ibintu by'ibiyobyabwenge. arahari umwisengeneza wanjye. Uyu mwana Imana irambwiye ngo ahora kubabaza kuriza cyane 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 kuko n'ijye ababyeyi afite se na mama barapfuye. kuva uyu munsi. kandi yarizarangije amashuri ariko yatwaye n'ibiyobyabwenge abona akazi Imana umva uko ivuganye nawe. Uyu ndi kureba mbere yuko bamuroga, uyu ni umukazana wawe. Mbere yuko bamuroga babanje kuroga umugabo we agwara uburozi igihe kirekire. bamuroze inshuro nk'ebyiri akaburuka akoroherwa, ariko nyine mu rugo rwamo igihe cyose nta mahoro ahaba kubera uko barwaye. Kuva uyu munsi ukigera mu rugo uzagaruka hano kuwa gatanu uje gushima Imana. Wamusize ku gisasiro aryamye, araryamye, urasanga ari muzima, niko Imana ivuganye nanjye. Aramubwira ati haguruka wikorere uburiri bwawe wigendere. aramubwira ati uwo mukecuru wambaye rinete testa ko telefonia mu izina rya Yesu. tambuka uze hano. Mbega tuzamure icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Abantu bavuganye n'Imana tuzamure haleluya. Mubwire ngo bimenyekane ko ufite Imana mu ruhande rwawe. Bimenyekane uyu munsi. Mama atera haleluya. 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 Uyu mwanya tuvugana mbonye abamarayika bagusura mu rugo rwawe. Bageze mu rugo bahasanga umuntu umeze nk'umusaza urwaye urembye umaze igihe kinini. Ufite umuntu urwaye urembye umaze igihe kinini? Amaze imyaka 7. Amaze imyaka 7. Ndi kubona ameze nk'umuntu udakora. Ntabwo akora, nyine aramugaye, yaramugaye, afite toroma. Imana ye mwijiri irambye ngo ugiye kumukiza. Haleluya. Icya kabiri, abana bawe babateje ikintu kimeze nk'umwuka w'inyatsi. Niko bimeze. Barakora nta kintu na kimwe bashobora kugeraho. Ntacyo. Kandi mu by'ukuri ubona bafite ubushobozi, ariko kugira ngo bazagire icyo bigeraho byaranze. Barize baraminuza ariko babuze amahirwe. Icya kabiri, Imana irambwira umaze iminsi mu buzima bubi budafite amafaranga Cyane. hari ikintu wagerageje gushira ku soko kiranga. Cyaranze. Ndi kubona wagize kwizera uzana ubutaka bwo kuri icyo kintu. Nabuza. Burihe ubwo butaka? Uzanira. Agize kwizera ko Urihe bikomeye tugeze mu butayu waduhaye ibyo kunywa, ingabo yaho warayidukije. ubu butaka nibwo wazanye. Ukigera mu rugo wongere ubisubize aho wabukuye. Imana irambye ngo mu minsi 14 izanye umukiriye ukuba amafaranga baguhaga.
tuzamure haleluya. Salama, salama, kwa Yesu ni salama. Salama, salama, kwa Yesu ni salama. Wowe ndi kureba, wowe wa kabiri, wowe ndi kureba imbere yawe. Uwo musore haguruka nkubwira ibintu Imana impishuriye nonaha. Uwo musore uri inyuma yawe, tetastasike mu izina rya Yesu. tera haleluya, kuko Imana igiye kugutabara nonaha. Haleluya, haleluya, haleluya. Mbega Yesu ni umwami, mbega Yesu aruhura barusha, mbega twamuha icyubahiro. Wowe waturutse he? Mu Miduha. Hari ahantu nzi, nagwaye mikorofone ngo tuvugane. Ntabwo nkuzi. Ninde gwakuraritse? Narakumvishe kuri radio. Uyu munsi ugiye guhura n'igisubizo cyawe. Amen. Ndaguhanuriye ndi umuhanuzi w'Imana. Uyu mwanya tuvugana hari umupfumu ndi kureba, afite ibintu bimeze nk'amahembe. Ndi kubona agacuma imbere ye, agenda akonka amasereka kugira ngo utazashiraho umubiri. Uyu mupfumu bamugutanzeho igitambo, kandi uyu muntu wagutanzeho igitambo ni umwana w'umukobwa. Uyu mwana w'umukobwa wagutanzeho igitambo, ndabona yirukanka. Mbere yuko agera kuri uwo mupfumu, yafashe amazi wari umaze koga mu gitondo, aravuga ngo musize icyangiro. Arangije afata umupira w'umukara wari wanditswe hano gucya mu mugongo, aragutwara gutwarira umupfumu. Arangije aravuga ngo uyu tumugize ingwate, azapfata arongoye. Wari warongora? Ufite imyaka ingahe? Nta kibazo bitweye uri imbere ya Yesu. Nyinshi cyane. Ngiye kugeza navutse 8 Yavutse 8. Imana yampamagaye uyu mwaka, Imana igukoreye mu bukwe. Zamura haleluya, haleluya. Icyakabiri, amahirwe yawe yose yarapfuye, uri umushomeri kugira ngo uzabone akazi byaranze. Nibyo. Uganda warahabaye? Narahabaye. Niho wavukiye? Imana irambwiye ngo hari ibicaniro byo mu gisekuruza ndi kureba Uganda. Imana irambwiye ngo irabisenye kugira ngo utabagwe. Haleluya, haleluya. Ikindi, ugiye kubona akazi kaguhemba 400. Haleluya. Mari shimwe cyane. Umaze igihe kinini mu buzima bugushaririye. Nibyo. Tuvuge ngo Yesu ni umwami. Takwicarira tuzamure haleluya. Haleluya. Twongere tuzamure haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kugira ngo Imana izakumara agahinda n'umubabaro. Imana izamara agahinda. Kugira ngo ntabwo izemera gukomeza kuba ubabaye. Ntabwo nzakomeza kubaho mbabaye. Ababyakiriye duha Imana icyubahiro. Icyubahiro ni cy'Imana. Amena. Kumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo bibaza ubuzima bwawe. Kumbira Yesu niwe
uwo mudamu w'inzobe haguruka nkubwire inyuma yawe duhe Imana icyubahiro watera haleluya Haleluya. Imana irambwiye none aha turi muri aya materaniro Imana irambwiye ngo ikurinze kuba umupfakazi Imana ishimwe cyane. ntabwo wabyumva reka mbikubwire neza Imana inyeretse abadayimoni bari bararahiye bavuga yuko utazasazana n'umugabo wawe Imana irarahira iravuga ngo muzasazana Imana ishimwe. ngiye kubona nonaha nabonaga umugabo nabonaga asa n'uwicaye kuri moto agiye kwambuka umuhanda imodoka y'igikamyo ituruka inyuma igiye kumukubita ngo agwe munsi y'umuhanda ave mu mwuka mbona abamarayika baravuze ngo umudamu we yagiye mu nzu y'Imana nabonaga umugabo uretse gatoya nabonaga umugabo wari wicaye kuri moto ameze nk'uri gutwara abagenzi umugabo wawe akora iki Umumotari. umumotari komera Yesu amashyi Imana irambwiye uruvuga waje mu nzu y'Imana kandi Imana irambwiye ngo amarira wariraga Imana irayaguhanaguye mu izina rya Yesu reka twazamura haleluya haguruka ubwire abantu batatu ubabwire ngo ijambo Imana yakuvuzeho ntabwo izakugenda n'idende bwira abantu batatu Yesu ntabwo Imana izakugenda mideni turayishimiye ayo marira yawe Imana igiye kuguhoza turayishimiye izo ntambara urwana Yesu arazirwana turayishimiye ubunini bwa Goliyati yariyo mahigo ya Dawidi yego kuko aho yagombaga gutera ibuye hose ryari kumufata yego mu yandi magambo ubunini bw'ikigeragezo cyawe niyo mahigo yawe kuko isengesho tugiye kurekura ririca Goliyati turi imbere yawe haleluya muhereze ikiganza umubwire ngo hari Goliyati tugendana nawe Goliyati ipfuye ku buzima bwawe mbega ufite Goliyati uyu munsi akuva imbere amen uyu munsi Imana igahanagura amarira amen uyu munsi aho wasebeye Imana ihagutabarire uyu munsi aho wambariye ubusa Imana ihakwambikire turayishimiye mbega twaha Imana icyubahiro wa mugabo we ndi kureba wowe ndi kureba wambaye agapira ka Lacoste watera haleluya 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 wowe ninde wakuraritse uwo mama muri imbere niwe wakuraritse yego uzamugurira akantu kuko yakuzanye mu nzu y'Imana Imana irambwiye ngo mu biganza byawe yego harimo inyatsi nta kintu na kimwe ushobora gukora ngo ugereho ibyo ni ukuri ibyo mvuga urabizi yego mbonye uri ahantu aho hantu wari urimo gucuruza ibyuma by'imodokari haza umuntu afata umukubuzo ashyiraho ivu murarizi rino tazi ryo muzigo arijugunyaho arahuha gutya riratumuka aravuga ngo ubucuruzi wakoraga buzatumuke ntibuzagire icyo bukumarira nabonaga uri gucuruza ibyuma byose bigenda utazi ukuntu bigiye ibyo urabizi ubundi byose byarahombye nta kimwe nsigaranye wakoraga iki naracuruzaga piyese de reshanje Imana yego irambwiye ngo kubera ko waje kwirirwa imbere y'Imana
yego iguhaye miliyoni 8 zo guhogera gutangiza business. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Takabiri Imana ivuganye nawe. yego Ndabona wari ufite umudamu mwaje gutandukana utazi impamvu mutandukanye. naratashye nsanga yagiye. Reba uwo muntu mu maso umubwire ngo jya usenga Imana. Imana ikurinze kumva inkuru mbi Yego kuri umudamu wawe, kubera ko uyu mudamu ndabona atwite inda. afite inda, ngiye kugira amezi 7 kandi nubwo atwite iyo nda ntimubana. yego ntago tubana. Imana irambwiye ngo igukuyeho igisuzuguriro, azamenya ko uyu munsi wakoreye Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Kuva mu bwana bwawe ni wowe wigwanyeho kugeza uyu munsi. Hari uwabihamya twariranywe hano arahari. Ninde? Uyu mugabo twarareranywe arabizi. Urabizi urirabuze? Twarareranywe twize no ku kigo kimwe cy'amashuri. Mbega twahaye samashi. Ugiye kuzaba umukire mu muryango w'iwawe. Imana ishimwe. Twongereye samashi. Zamura haleluya. Yesu n'umwami. Mubwire ngo ntabwo Imana izemera gukomeza kubabara. Ntabwo Imana izemera gukomeza kubabara. Papa, hari dosiye ndi kureba. Izi dosiye uzimaranye igihe kinini. Imyaka 2. Ewana, kandi izi dosiye ndi kureba ndabona imanza zaranze kurangira. Niko bimeze. Imana irambwiye ngo muri uku kwezi kwa 3 imanza zigiye gushigwa iherezo. Haleluya. Icyakabiri, wari ufite akazi kaba badayimoni barakokuriganyije. Niko bimeze. Imana igiye kuguha akazi. Amen, amen. Kabiri, Imana ifunguye inzira zawe, niko Uwiteka avuganye. Haleluya. Ushaka wahereza Imana amashyi. Mbega harabemera ko Imana itabara. Muri iri teraniro, Yego. muri iri teraniro Imana iri kumbwira umudamu ufite ideni, arimo ararira, arabona n'ahantu rishobora uzabona igitangaza cy'Imana. Inzira zose arimo arazitegereza akabona zirafunze. O tela sikete mahale bakata. Mama, We kwiheba. aguruka nkubwire. Mwami Yesu. Imana ikurinze gukorwa n'isoni. Irambwiye ngo irirahiriye ntabwo uzamwara. Haleluya. Hari umuntu Imana igiye gukoresha. Uyu muntu ari mu gihugu cyo hanze. Uyu muntu Imana igiye gukoresha ugiye kwakira amafaranga kuri Western Union. Haleluya. Ndabona ideni rikugoye. Imana yambwiye ngo haleluya, aho utuye bari bagiye guteza cyamunara. Imana irambwiye ngo ntibazateza cyamunara. Imana ihagaze kuri iriya nzu, ntabwo bazateza cyamunara. Nicyo Imana ivuganye nawe. Besa sita na costa sita la wini.
iravuze ngo iyi nzu yahagazeho ntabwo bazateza cyamunara. Oya baba kasakata. Umva, Imana irambwiye hari amadolari 950, amadolari 950 ugiye kwakira. Urema ideni ryangahe? Mnagwaye mikoro tuvugana. ndimo amadeni muri sako hafi 500 umugabo yafashe sinabonye yashyize arigendera. Urema ideni ryangahe? 470 ariko bagiye bashyiraho n'amande no mu makoperative ndimo yo kwishyurira abanyeshuri birirwa bandega ariko Imana irambwiye ngo byose irabyishuye. Ikindi Imana iguhaye abaterankunga b'abana bawe. Imana ipanze abaterankunga ku bana bawe. Dukomere Imana abashimire. Umugabo wawe ari he? Ngweke Yagiye. bagusomera ijambo ry'Imana. Yobu 35 umurongo wa 4. Zetalasiki ndaje guhanurire umva ijambo ry'Imana ko nturivuga. Usome mu izina rya Yesu. Aha. Yobu 35 n'umurongo wa 4. Aha. Ngiye kugusubiza Bibiliya ivuze ngo ngiye kugusubiza. wowe na bagenzi bawe. Kadukomere Imana amashyi kubw'uyu mudamu. Watera haleluya. Sushimwe. Usanzwe usenga? Yego. Ndagwaye mikrofone ngo tuvugane. Ego. Wizeye Imana ko yagutabara? Abe. Wizeye Imana ko yagutabara? Ndabyizeye. Ndashaka tuganire. Fata mikrofone tuganire. Umaranye igihe kinini agahinda. Ndagafa. Mu muryango iwanyu nta n'umwe wagutabara. Nawe bose baranyanze. Bose Samura mikrofone tuvugane. bose baranyanze kuva umugabo yagenda. Umugabo wawe yaragiye? Umugabo wawe Imana irambwiye ngo umubabarire nawe siwe kuko baramuroza. Naramubabariye. Icya kabiri, iki cyumweru tugiye kwinjiramo umugabo wawe agiye kugaruka. Haguruka nkubwire nguha amakuru. Mbega tumuha amakuru. Umugabo wawe umunsi umwe yaravuye kwiyogoshesha muri salo. Yego. Umudamu witwa Kibonge yaramukurikiye. Uwo mudamu afata umutsatsi we awujyanira umurozi. Uwo murozi arangije aravuga ngo uwo mutsatsi barawutwika. Bamaze kumutwika baravuga ngo uyu mugabo witwa Domiyani. Domiyani ninde? Umugabo wanjye. Umugabo wanjye. Imana isubahiro. Arangije aramurogesha aravuga ngo sinifuza kuzabona wongeye gutambika iriya nzira ijya kuri uriya mudamu. Uyu munsi tuvugana si uko umugabo wawe akwanga ariko yabuze imbaraga zimukurayo. Nibyo. Buri munsi turavugana tugahana n'igihe azaza kunsurira. Nimba bimenye uwo mugore we simbizi, najya muhamagara kuri telefoni ntafate telefoni. Ayayayayaya, mbega uyu mugabo tumukureyo? Ujye umuhamagara se basi akakwitaba? Ubu ngubu hari igihe yari yanyemereye amafaranga kugira ngo nimuke ngo twongere dusubirane, muhamagaye yanga kuyitaba. N'uyu munsi ntabwo ajya kwitaba? Ntabwo ayifata. Ibyo rwose.
nimero yo uyize mu mutwe? nirebye mu minuza ariko iri hejuru niwe buri munsi mba ndi guhamagara. Ujya umuhamagara se akakwitaba? hari igihe anyitaba akambwira ngo iyo umpamagaye cyane ngo nanjye ngo numva nshaka kuza ngo ariko ngo sinzi ikintu kimutangira. Andika izi nimero z'umugabo wawe nzikubwire. Duhe Imana icyubahiro. Andika 07 nabyanditse 82 karindwi 0 21 31 31. Izo nimero uzihamagare. Uramuzi uwo muntu? Izo nimero urazizi? Ndazizi. Ni izande? Iz'umugabo wanjye. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Zabura haleluya. Mbega Imana igutabare. Mutabare no kuri. Umva nkubwire mama, iki cyumweru tugiye kwinjiramo aho utuye Imana irakwemera nuko ivuganye nanjye. Icya kabiri, Imana iguhaye akazi ko gukora. Amena. Imana wasenze batabyemera irambwiye ngo igiye kugutabara, niyo kwizerwa. Kandi Imana irambwiye ngo ugiye kuzajya ucuruza bunguke nk'abandi. Haleluya, haleluya, mashimwe. Ubwo umudamu wababaye ararize desi, kandi ijwi ryawe indutera amatwi yose. Mbega Imana igutabare cyangwa ibireke? Imana intabare iturutse. Mana itareba uburanga, ntireba igihagararo, ntiraho umuntu avuka nzajya gukora. uriya mudamu turaturanye ni n'umwana mwiza, nkiri umusore yajyaga ngaburira nshonje. rero Imana imutabare mu izina rya Yesu. Amen. Reka twahe Imana amashyi ku mirimo izakorwa. Haleluya. Ongera uzamure haleluya. Haleluya. Ongera uzamure haleluya. Haleluya. Sema hey. Hey. Akira indirimbo, indirimbo ivuye ku mutima. Akira amashimwe n'umutima wuzuye ibinezaneza. Igihe nagukomangiye, nami waranyiguye, wasubiza gusema. Akira. Tuzamure haleluya. Haleluya, haleluya. Tuzahora tugushima, tuvuge imirimo yawe. Nami Imana, nami Imana, tuzahora tugushima, tuzahora tugushima. Nakanda weno hano Imana ikurinze gusara.
mama we ninde? Uyu mwana yaragiye kuzajya agutinyuka agafata icyemezo cyo kugira gukubite kandi uri mama wiwe. Afite imbaraga zimutera uyu mwana zituruka ahantu mu majyepfo ndi kureba. Imana irambwiye uyu mwana abadayimoni bari baramwambuye ubwenge, Imana imuhaye ubwenge. Haleluya. Uzakorera Imana. Urashaka ngo usengere? Usengera iki? mu bwenge hari n'ikintu cyamfataga nkajya nsuzugura mama. Hari ikintu ngo cyamufataga akajya asuzugura mama we. Ikindi hari n'abana bo ku ishuri bansebya, Imana imfashe ntibazongere kunsebya kuko mu rugo turi abakene. Yo Imana uretse gatoya, uyu mwana Imana izamugira umuyobozi ukomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda. turayishimiye iyera. Jya kwicara, Imana igiye kugutabara. Amen. N'izina ryose irohore ryose ikamare ibabaro yose. Izina yo, izina ikamara Katuzamule, haleluya. Haleluya. Reba uwo muntu mu maso, umufate ikiganza. Imwumve mbabwire izina ry'umucunguzi Yesu. Imana ufata ikiganza nkubwire, mubwire ngo intebe y'igisuzuguriro Imana irayihiritse. Intebe y'igisuzuguriro Imana irayihiritse. Mbega yizeye ko Imana yayihirika? Haleluya. Samula, haleluya. Sema hey. Sema hey. Sema hey. Samula, haleluya. Imbere ya Zerubabeli tukakurikira yewe abakozi muremure ubona iki. Reka mbabwire mujye mwizera Imana. Tabesha musore, uriya mugabo namuhanuriye ahagaze hano. Imana irambwira ngo umudamu we atwite ishashi, irambwira ngo ikimenyetso kigaragaza ko atwite ishashi. Saa 7 z'ijoro yarose afite ikibazo cy'ishashi mu ubujya yari kumwica. Duha Imana icubahiro ko yamuhaye umwana. Turayishimye no kuri. Umugabo we Rwamagana, urabyibuka nawe? Turi hano naramubwiye nti umugore wawe ari gucuruza harya hari he? Into. Mbega mwemera ko Imana ivuga? No kuri iravuga. Hari umuntu uri hano waturutse i Burundi? Hari umuntu wari wambwiye ngo araza kuza w'i Burundi, ubwo ntabwo yaje. Reka duhe Imana icyubahiro, ngiye kugusengera Imana. Cyubahiro cyawe Imana. Reba uwo muntu mu maso umubwire ngo inyenyeri yo gukira iraje. Inyenyeri yo gukira nize ku buzima bwawe. Umva papa, inyuma mbakumpere mikorofone ngira ibintu nkubwira. Mu bintu urimo gukora hari ibintu byivanze bimeze nk'ibyagutesheje umutwe utari kubonera formule n'ishusho. Imana nkorera irambwiye ngo guhera kuwa mbere kugeza ku wundi wa gatanu
ibyinjiyemo igiye kubisobanura. amen. Icya kabiri, hari umuntu w'umugisha Imana igiye kuguhuza nawe. Uyu muntu uzamugiriraho umugisha kugeza upfuye, kubera ko umugabane wawe Imana irawukuzaniye mu izina rya Yesu. amen. Ibyo uri gusengera ukabona ntibisobanutse, kugeza ku wa kabiri uzabona igisubizo cy'Imana. amen. amen. Munyemerere duhe Imana amashyi. Imana yambwiye nijoro ngo nze gusengera abantu Imana ibakureho umwuka w'ubukene. turayishimiye. Reba uwo muntu mu maso umubwire ngo hari umwuka w'ubukene ufite. urahari. Oya, hari umwuka w'ubukene ugendana nawo. urahari no kuri. Mubwire ngo Imana irawugukuraho mu izina rya Yesu. no kuri. Wowe ndi kureba uhagaze iruhande. Aha, wino hano nkubwire. Oya, iruhande rwawe wino. Nako akapu kaza nta kibazo. Urameze nk'umuntu ugiye Imana igushiriremo amafaranga. mu izina rya Yesu. amina. 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 Watera haleluya. 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 Ninde wakoraritse wowe? ntawe nakumvishe kuri radiyo, Waje ngo ngusengere. naje kunsengera. Yo. Nshuti yanjye, karame. Imana irambwiye uriho mu buzima bugushaririye Niko bimeze, kuva mu bwana bwawe kugera uyu munsi. niko bimeze, Nta munezero wigeze ugira. niko bimeze. Wahuye n'ubuzima bukugoye, bugera igihe uravuga ngo ariko Mana, ubundi wandemeye icyo ureka ngapfa simvuke. Niko bimeze. Hari aho waba unzi ngo nguhanurire? Aha hose. Imana irambwiye igukuye mu kinombe cyo kujugunya imicanga. Ukora ibiki? Niko kazi nkora. Duhe Imana icyubahiro. Imana igiye kuguhereza perime, ugiye kugenda utware mu muhanda. Niko Imana ivuganye nawe. Haleluya. Haleluya. Kandi muri uko gutwara Imana irambye ngo wowe uzatunga imodoka yawe ntiwirebe muri ubwo buzima buburimo. Amen, amen. Hari ahantu hari akabanza. Aka kabanza ndabona ugashyira ku isoko ariko abakiriya bakabura. Niko bimeze. Imana irambwiye kiriya cyumweru hari umuntu ugiye kuzaza, azabazanwe n'Imana. Uyu muntu mu mafaranga wari wifuza azagukubiraka. Haleluya. Reba uwo muntu mu maso umubwire ngo Imana ikuzanira umuntu uvuye kuri yo. Samura haleluya. Wongera usamure haleluya. Ugira ngo ibyo Imana ntibikora? Oya, birakora cyangwa ntibikora? Mama ngwino hano. Wowe ufite impeta, ngwino hano. Reba umuntu mu maso umubwire ngo ibintu by'Imana birakora. ibintu by'Imana birakora. Duhe Imana icyubahiro. icyubahiro ni cyawe Mana. Mbega wizeye ko Imana yagutabara? Yego. Uyu mubyeyi murekure, ntiwagenderaga ku mbago? Hari iyo ukigenderaho? Oya. Mwese muri bukamusengera hano agendera ku mbago? Ubu se hari yagifite? Duhe Imana icyubahiro. N'ibyari bisigaye Imana irabikoze niko imbwiye. Hari umuntu uri hanze y'igihugu Imana igusangiyeyo. Uyu muntu Imana igiye guhindura amateka ye ku butaka. Arahari mama? Yahoraga akuriza mu mutima. Arahari n'umwana wanjye w'imfura. Yahoraga akuriza. Icya kabiri, mbonye mu bana bawe
hari umwana abadayimoni bari barateye kutazashaka, Imana irambwiye ngo bagiye gukora ubukwe, niko ivuze. Haleluya, haleluya. Imana irambwiye ngo imukuyeho imyuka yamwirukankagaho, Imana imuhaye iby'agaciro mu izina. Amena. Jya kwiyicarira. nukuri arakora nubwo tarasubizwa ugakoko umutima Yesu arakora. Duhe Imana icyubahiro. Icyubahiro ni cyawe Mana. Cengeraho urwo rugi nsenge, tegekaho urwo rugi ryo gusenga, zamura ibiganza byawe. Stasite lokasta pergrave. Vuga ngo Mwami Yesu, Mwami Yesu, nkeneye imbabazi zawe, nkeneye imbabazi zawe. imbaraga zose zangwanyaga, Imbaraga zose zandwanyaga, uyu mwanya nizinde kure. uyu mwanya nizinde kure. Ngiye kwinjira mu gihe cyanjye, Ngiye kwinjira mu gihe cyanjye, kuko ngihawe n'Imana. kuko ngihawe n'Imana. Komera Imana amashyi. Hari umuntu saa 8:40 z'iri joro, saa 8:40 yatewe n'imbaraga z'umwijima, zirangije zimufata gutya mu kanwa, zimufata mu kanwa, iminwa ye iratumba, aze guhaguruka mu bweri. Yagize icyo kibazo, aza kubabara muno gutya. Satani Tisala kotela, haleluya. Haleluya. Byagenze gute? Byabaye saa 8:40 ndimo gusenga, none igihe ndimo gusenga rumva bateye ibintu hejuru imeze nk'amasaka, barongera babiterayo, none mpita mbe febure nyine mpera mu buriri, no guhaguruka birananira, sengera amazi nyine nkomeza no kubyimbagara no mu maso. Murabona atabyimbye? Saa 8:40 ingahe? Mbega Imana irabesha cyangwa iravuga? Imana irambye ngo wari ugiye gusaba, Imana irakwimanye. Amen. Mama, Amen. ugira imbaraga zigutera nyinshi, urarusha, uraremerewe. Amen. Imana irambye ngo ufite agahinda karenze umutima wawe, Yego nuko bimeze. wabuze uwo uganyira n'uwo wakaganyiye, yaracecetse. Byose byaracecetse nyine ndatuza. Imana ikubereye umubyeyi. Ndashima. Umugabo wawe ari he? Nawe mfite, nabo nabyaye, nabo nabo ndi kumwe nabo. Nabo nabyaranye, nabo nabo ndi kumwe nabo, ndi njyenyine. Urumva igikomere? Ntafite umuntu n'umwe, abo yiringiraga bose baramutaye. Yesu arambwiye ngo agiye kuguhoza amarira. Ndashimiye. Mu muryango wabaye igicibwa, Naraciwe n'ubundi ntawe kivugiranye. ntiwagwara ngo ugire n'umuntu ukoherereza 1000 cya mitiyo. Nawe munyesibo duturanye niho nzanira igikoma aho hafi yaho ntuye. Reba uwo muntu mu maso, umubwire ngo Imana izakugirira neza. nkora ayo marira utuza umutima Ose atala. kuko uyu munsi Fata buriya. wawe Agira umuntu afata buriya. Telefone yanjye iri he? burakanwa bwire yose kuko uyu munsi Kadusome ijambo ry'Imana. Ajya kwicara, wansomere ijambo ry'Imana. Mu itangiriro itangiriro ibice 26, usome umurongo wa 12, tuganire kuri ayo magambo gatoya nindangiza nsenge. dusome mu izina rya Yesu. Kadusome mu izina rya Yesu. Itangiriro ibice 26. Uretse gatoya,
abari gusoma muze kuhashyira akantu twumve adusomere, muze gutega amatwi ukuntu Bibiliya ivuga. Bibiliya iravuze ngo Isaka abiba muri icyo gihugu. Mubaze uwo mugenzi wawe ngo Bibiliya ivuze ngo iki? Isaka abiba muri icyo gihugu. Isaka abiba muri icyo gihugu. Muri uwo mwaka yeza. Uretse gatoya. Muri uwo mwaka. Vuga ngo muri uyu mwaka ndi. Muri uyu mwaka. Muri uyu mwaka. Muri uyu mwaka. Aha. Muri uwo mwaka yeza ibirutaho inshuro 100. Yeza ibirutaho inshuro 100. Iryo jambo ndashaka risubiremo. Isaka abiba muri icyo gihugu. Bibiliya iravuze ngo Isaka, mwese mundebe hano. Bibiliya ivuze ngo iki? Isaka abiba muri icyo gihugu. Isaka vuga ngo njyewe Mikayire. Aha. Muri uwo mwaka yeza ibirutaho inshuro 100. Muri uwo mwaka yeza ibirutaho inshuro 100. Ibirutaho inshuro zingahe? 100. Vuga ngo guhera mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwa 12 Imana iguhaye inshumbusho. Kuva mu kwa mbere kugera mu kwa 12 Imana impaye inshumbusho. Subiramo rimwe. Isaka abiba muri icyo gihugu. Bibiliya iravuze ngo Isaka abiba muri icyo gihugu. Muri uwo mwaka yeza ibirutaho inshuro 100. Byari muri uwo mwaka. Muri uwo mwaka yeza ibirutaho inshuro zingahe? 100. Komera Imana amashyi menshi. Amen. Uwiteka amuha umugisha. Mugiye kwicara ndaje mpanure mu kanya. Yego. Ari kubiba buriya ndaje mpanure. Aza agaciro ko kubiba. Reba umuntu mu maso umubwiye ngo Elisa, igihe umudamu yazaga kumubwira ngo afite ideni, yaramubwiye ngo mbese ufite utuvuta? Mubaze ngo nawe ufite utuvuta? Ufite utuvuta? Yahereye ku tuvuta yaragize gute? Yari afite. Iyo Imana igiye kugutabara ntabwo ihera ku busa, ihera ku cyo ufite. Yego. Dusomye ijambo riravuga ngo Aburahamu abiba muri icyo gihugu. Yeza ibirenzeho inshuro zingahe? 100. Hari abantu bashaka gusarura ibyo babibye. Reka mbabwire, aho ngaho wicaye harishugwa. Ibintu byose hano turishura. Reba umuntu mu maso umubwire ngo ugiye kubiba, Imana izaguha gusarura. Ngiye kubiba. Nubiba guhera mu kwa mbere kugeza mu kwa 12, Imana izagenda igukubira inshuro 100 ibyo ugenda ubiba. Imana yambwiye ngo abantu babibe kuko bagiye gusarura.